tukuramutse tuje kukuramutsa wowe waturamukije mbere umumbati umuco nyarwanda udacika tugacika intege udacika tugacika intege tukuramutse. Ikinyarwanda ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko hamwe na Jides Jean Daniel Sindayigaye. Ndabasuje mwe mwese nanabaha ikaze muri uyu mwanya w'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda mwungukiramo byinshi binyuze mu myandiko itandukanye ibumbatiye icyanga cy'amagambo y'umwimerere twarazwe n'abakurambere batubanjirije kubona izuba muri uru Rwanda rwa Gihanga wahanze inka n'ingoma. Mwakwibaza muti kuki ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko? Twahisemo imyandiko kubera ko ariho uhita wumva mu buryo bubangutse ubuvanganzo nyarwanda cyane cyane nyemvugo bwo muri rubanda bugizwe ahanini n'imbyino, ibisakuzo, ibitekerezo, amahamba, amahigi, amasare, ibisingizo, ibihozo, amagorane, ibitongero, imigani, insigamigani, ibyivugo, amazina y'inka ndetse n'ibisigo hamwe n'imivugo. Nyinshi mu myandiko yacu bikaba yiganjemo ibitekerezo, insigamigani n'imigani miremire. Ibi byo iby'icyanga cy'amagambo y'ikinyarwanda ururimi rwacu twumva mu buryohe bw'imyandiko aho wumvira icyanga cy'amagambo ari mu myandiko itandukanye. Icyanga cy'amagambo tugiye kugikomereza muri uyu muvugo w'indyoheshabirayi uri mu bisigo by'ubuse. Ibisigo by'ubuse ni ibisigo biteye bite? Ikaze rero uri kumwe nanjye Jides ariwe Jean Daniel Sindayigaye. Indyoheshabirayi ni umuvugo uri mu bisigo by'ubuse. Ibisigo by'ubuse biremye inganzo isa n'ibisetso mbese byo gusetsa ndetse bisa n'ibirenga ibisetso bigasa n'imisebanyi byo gusebya. Ni inganzo igomba kuba yaravutse mu matorero y'intore. Mu matorero abantu bigaga kuvuga neza bagacyocyorana bagatoyana ntihagire urakara. Uwarakaraga mu biganiro bamwitaga igifura kitazi kuba mu bandi bahungu. Twabigereranya no mu mashuri y'ubu. Umwana wageze mu ishuri usanga ashabutse adapfa kurakazwa no gusa bamuhimba n'izina risa n'irisebanya ntarwane. Abahimbaga bene ibyo babaga bashaka gusetsa abandi bahungu. Musenyeri Alegisi Kagame yahimbajwe n'inganzo y'ibisigo by'ubuse maze ayigana mu gitabo yise Indyoheshabirayi. Muri ako gatabo atera ubuse umwami Mutara Rudahigwa n'abatware be. Ako gatabo kasohotse bakiriho ariko ntawamurakariye kuko bose bari bamenyereye iyo nganzo y'ubuse. Urugero rw'igisigo cy'ubuse ni icyitwa baryohewe ubudasigaza. Iki cyo twarakibonye kuri uyu muyoboro Jides uburyohe bw'imyandiko. Icyo twahagurukiye ni ukureba uyu muvugo nawo uri mu nganzo y'ubuse, umuvugo w'indyoheshabirayi. Ni agatabo kanditswe na Alegisi Kagame. Aragira ati aka gatabo nagahimbye mu mwaka w'1941 n'1942. Gatangazwa bwa mbere mu 1949. Hariho abantu benshi bari barakumvise bagahora bakanyishyuza. Nicyo rero cyanteye kugatangaza kugakorera icapwa rya kabiri. Musenyeri Alegisi Kagame arakomeza akagira ati aka gatabo kitwa Indyoheshabirayi si jye wakise ntyo ahubwo nari narakise izina ry'ingurube kuko gahimbura umugendo w'amazina y'inka. Arakomeza ati muzi ko amazina y'inka bisobanura ibyivugo by'inka kuko mu Kirundi ibyo twita ibyivugo babyita amazina. Iyo izina ry'inka ari umuzinge aribyo kuvuga isatuwemo imivugo myinshi, iyo mivugo yose isozwa n'ibango rimwe rukumbi rigumya kugaruka mu ndunduro ya buri muvugo. Iryo jambo rero rikitwa impakanizi y'umuzinge nk'uko muri iri zina ry'ingurube hagomba kugaruka indyoheshabirayi. Iri bango rero ni impakanizi y'iri zina ry'ingurube. Arakomeza kandi akagira ati navuze ko jyewe nari narise aka gatabo izina ry'ingurube. Mbere yo kugatangaza najyaga ngatiza abantu ngo bagasome bambwira icyo bagatekerezaho. Bamwe ndetse barakandukura ariko bose bahitamo kukita indyoheshabirayi.
mbibonye ntyo nanjye ibyabo bandi bari barihitiyemo ngatangaza nkise indyoheshabirayi. Musenyeri Alex Kagame agakomeza agira ati hariho ingingo ebyiri ngomba gusobanura. Iya mbere ni iki cyanteye guhimba aka gatabo. Icyo gihe nari maze gushyikira amazina y'inka n'ibyivugo n'ibisigo, ngira rero agatekerezo ko guhimba ikintu cyagira umugendo umwe nabyo. Mbanza gufata mu mutwe amazina y'inka menshi n'ibyivugo n'ibisigo kugira ngo niyumvemo imitererwe yabyo, ndebe icyo nzahitamo gukurikiza. Aho bigeze niyumvisha ko inganzo ikwiriye ari amazina y'inka. Inganzo bivuga imihimbire, inzira bakurikiza mu ihimba, kuko ibisigo n'ibyivugo n'amazina y'inka bifite amategeko anyuranye, kimwe ayacyo ikindi ayacyo. Namaze kubona rero ko indyoheshabirayi ishimishije abayisomaga, numviraho ko nashyikiriye inganzo y'amazina y'inka, nuko ntangira guhimba umuririmbyi wa nyiribiremwa mu nganzo rero y'amazina y'inka. Ingingo ya kabiri rero numvise benshi bambaza ngo mbese abatware wavuzemo ndetse n'umwami ntibyabarakaje, ntibyabaguteranijeho? Ababivuga batyo bazarebe mu kandi gatabo kitwa iyo wiriwe nta rungu, bazasangamo ibisigo by'ubuse kuva ku rupapuro rwa 19 kugeza ku rwa 46. Bene ibi ngibi rero si ugusebanya, kuko biba bizwi ko ibivugwamo bitigeze kubaho, ahubwo biramenyerewe ko n'iyo nzira ari inganzo yo gusetsa yo kumara irungu. Ahubwo ababivugwamo barabyumvaga bagaseka kimwe n'abandi. Kuko rero aka gatabo kakurikizaga inganzo bamwe batamenyereye, kubera ko rero aka gatabo kakurikizaga inganzo bamwe batamenyereye, nicyo cyatumye mbanza gutangaza iyo wiriwe nta rungu mu 1959 nabwo, kugira ngo ibisigo by'ubuse bibanze bimare bamwe impungenge. Ngibyo muri make ibirebana n'indyoheshabirayi nk'uko byasobanuwe na nyiri kuyandika Musenyeri Alex Kagame. Reka noneho turebe iyi ndyoheshabirayi ikaba igizwe n'imivugo irenga 7. Twanzikire ku muvugo wa mbere, ingurube iyoberwa n'abashumba bo mu ngeyo. Rutihunze inzarwe y'isayo, ingurube zahanitse imirizo, rwamuturagara ku bijumba, ni igikoroto cyo mu bikoko. Igira ibikobokobo by'ubukombe, ikizihirwa isanga ibishanga, ikizimbaho inzarwe iganje, ikahavurunga ijabo rikahava, ikahacundagura bitaravugwa, ikahavogereza ingurube nto, ikahatengagura cyane ngo iz'imicanda zihace, ikahacogo zihaconshoma, ikahahindura amacamba, ikahavura kuba isayo, ikaharyama humutse, wayibyutsa ntibyumve, wayikoraho yegereye, ikagusigaho icyondo, ikagukwiza icyagane, yakureba igitsure ukirinda kuyicyura, aho ishakiye gutaha ukayikurikira iyo nyumba, ukayireba uko yateruye, ukayikunda mu ngendo, ntijorwe mu ibondo, ukirinda aho yaciye ko hanuka bibi cyane. Wayireba itambuka ukayirata ku bitungo, wayikebukamo imihore ukayihongera ibijumba. Uko yatendeje izuru ku iherezo ry'umutonzi, niko itengura ibivuvu, iyo rwarika amavubi, ikabihoroba, ikabihwanya, ikabivunja, ikabivuruga. Aho isohokeye ngo urebe, ukayikeka kuba imvuzo ari ukuzuraho ivu. Ubwo iteye mu nyambo z'umutware w'uruyange, yinyuriye ku irembo, bikanga rwabwiga. Ingero zose zirakubana, n'abashumba barabyuka, barahamuka, barahuruza. Imyinjiro yo ikaba 5, bayihimbyamo amakome. Ubwo ibiruru birahanika, inzamururo zirahoga. Uwarusazanye muri bo yirata kuyitsirika, amagambo arayacurika, ayibwira amateshwa ngo umurizo urawushyire irya, n'ay'amaso uyampange, wikwigira hirya, gumya usange ibiraro. Mu buryamo ntihakonje, mu ijanja ntihashyuhe, ntutinde mu igenda, gira uguruka y'intashyi. Avugishwa ijoro ryose, ngo burakeye barareba, iyo ntamati ibugarije, yegereye imyugariro, iraharyama harazibamo. Bayituriza impano umutware yohereje. Icyo gitebo cy'ibijumba ngo kirabukwe ku rukinga, iragisanga igihugiraho, buguruye ziraturuka. Umutware w'uruyange yemera ko mu nyambo z'umwami ny'u Rwanda bayirabukira ibitebo, bakayoboka ikabatwara indyoheshabirayi. Iyo rero indyoheshabirayi umuvugo wa mbere. Tugeze mu muvugo wa kabiri. Wibuke ko indyoheshabirayi yanditswe na Musenyeri Alex Kagame. Ushize twabonye indyoheshabirayi umuvugo wa mbere, ingurube iyoberwa n'abashumba bo mu ngeyo.
umuvugo watangiraga ugira uti rutihunze inzarwe y'isayo ingurube zahanitse imirizo rwamuturagara ku bijumba ni igikoroto cyo mu bikoko. ubu rero tugiye gukomereza mu ndyoheshabirayi umuvugo wa kabiri, ingurube ikangaranya abashumba bo mu muhozi. intamati zimba ibinyamahembe dore rukangaranya bijumba, ndagiye inyumba y'ijosi rinini iyarufuhira mu bishamba. ikaruta intama zo mu bakungu, ikaruta n'inka zo mu batunzi, ibyo nta n'umwe ukibyijana. ikarusha inyambo kuba urujuju no ku bicebute ikazibumba. aho ziba zamuje mu mahembe izirusha umwijima uwayisabye. umunsi itera abo mu muhozi, ikona imirima bukigoroba. yaje igambiriye ibijumba, ijya mu mirenzo irahayogoza. ihorobya izuru iba igisongo, igira ibisinde irabyerereza. isiba imigende iraringaniza. imaze guhimbarwa n'umurimo, ihatsika izuru ihata ibitengu. ikubira hirya ikubira hino, icyuhiciye kiruta umurima. icukura haruguru igeza hepfo, amayogi yose iyagira intabire. imara ikirumba nticyarara, impumu zije ntiyabikangwa. irazipfukirana itera ahandi, aho irahacumbika riracika. ikubitaho umutonzi yatyaje, ikoza ku bwoya irakubeta. iwukaza ubugi ngo butagimba. isonga ryayo irishyizemo ubumwa, ituruka haruguru y'ubuhinge. iterura irengereza imugongo, mu ruharuriro irahacukika. ruruta amayogi rurayasumba. abahahinze ntiyabaryarya, irimba ibereka injumbure. yanga iby'amazimwe ya rubanda, ihitamo kuhabumba rukumbi. ihagira impuke yo mu nyambo, abanyamuhozi bahaka neza. imaze kurengeza imbavu zose, ibura uko yamiragura ibindi. igira ibijumbi bisasa neza, ku bya kandore iraharambya. ibya magabari irabyisegura. ibya gisabo aho yabitinze, ibondo ryayo rirahashikamo. uko yagakuye karunganwa, ihagika mu ijigo nk'ibitabi. ni ukubwangati wiyiturutse, igumya gusemeka ubukungu. ibura uko irambya birayigora, ishaka ubwihina birayumye. ni ukwigangara uko yahagaze, mu nda hibyara amahane. ubu uruvuyange birahoga, ibyoka bibyuka kwigorora. abantu bose bavuza induru, abararirizi nibwo babyutse. babazanya iyo ntare iroha urwunge, ngo iraruhera epiyo mu gishanga, kandi ubanza atari isanzwe. iyo rwabwiga ifite ijwi rindi riruta iry'intare zo mu Rwanda. murabe maso itamara ibintu. abafite inka ariko murite hanze, yabatsembaho ayo matungo. ejo mwarundurwa n'ubutindi, ubwo mudatunze ya nka y'ubu bita indyoheshabirayi. ngo rero umuvugo wa kabiri mu ndyoheshabirayi ni umuvugo ufite umutwe ugira uti ingurube ikangaranya abashumba bo mu muhozi. tugeze mu muvugo wa gatatu, majoro ayaka abasirimu nabo bayirega abanyamishanana. hanyuma Ildefonsi Mutembe ayiranga kwa Bitugangando Munyakibanda. inyumba isanga inzira iyo igenda ntiyarubumbuza mu muhanda. ndavuga ingurube batagereranya, yarudacishwa amayira asanzwe. si inyamaswa ni ikirunga. uyibona iseduka mu isayo, ugahuga ibyitwa gutangara, ukabura uko isi ugatayo utwatsi. jye nayibonye uko nayibwiwe, umunsi irangwa impera y'igihugu, igaca rubanda umukendero. iturutse ahantu nje kubabwira. majoro agambiriye abasirimu ati mwe mutunze ingurube zacu, murazirunde muzinyereke. ntori y'urucece yijihije izazimanwa ibirori byaje. baranasigana abahungu batudore kwishwa imirimo ngibi. kuba abasirimu bo mu magote, ibyo biragaragara ntibigihishwa. turakubwira gahwa mu rwondo. abadusirimukanye mu bwenge benda ingurube bareka igote, bagumana isunzu benda isake. ingofero zacu barazitinya, amajyi aho atewe barakukumba. uko baduhenda turihorera, baraturyamira tubireba. baba injajanganya bakuryarya. uko batunyega ngo turafurebye, amata zihumuje bagateka. imineke bayimaze mu gihugu bakayisomeza aho n'inzagwa. ibyo umunyarwanda yarabiziraga, none wibareka ntibazi. nabo barunde barazitunze. ntugakangwe na karavati, abanyamishanana baraziturusha. majoro ngo abyumve avunya abatunzi, arabibabwira bagwa mu kantu. barigunga umwanya munini, aho bigeze bati wabimubwiye yanze umwami aradupfuruye, abuza ko isunzu riduhishira. mutarani bwahamagaye imishanana yo n'amagote bibura uruvange, ati uyu muzungu reka zitwake, nta mugayo zituruka iwabo. dore inka zanyu nazibaka, mwazirunda nta mahane, kuko mwazigabiwe natwe. ngaho mwishakamo inkuki, uwayiturusha agura aba bantu.
uwo byaturukaho ahidukinze byamukoraho mubikinisha. Baterega ingurube ni ibihumbi, turazitunze tuba tukuroga. Nyamara iyaruta izo mu Rwanda, iyo uwo muzungu twumva ashaka itungwe n'andi wo kuyitanga, kuko ingurube iryoha cyane ikaba tutareka kwiba umucanda. Umwami atereka mwidutinza, ababi bigoma barazitunze. Akebuka Semutwa na Mutembe bajya mu ruhanda aho mu bahungu, abahata ijisho bashya igitutu. Arabyitaza Semutwa ariko ati nta ngurube ngira mba nkuroga, narazihumbye nkiri umuntu, narazitsembye nkijya kubyibuha, insigazwa yazo ni mu ndebe. Nibwo Mutembe amwanzuranije atereka beshya umwami mwumve, ubwo duheruka kuza isave ntabwo wishe ingurube ikuruta. Nta n'urwandiko waturatiye rw'umuzungu utuye irubona rw'uko utunze ingurube ziwe, none ucurikiranye izo ndahiro. Sendashongagira Mutembe aturasesereza ibirego cyane, aho yaziraza agaso havuze utyo abanyazi bahatumwe zigashirayo, twabigira dute ku itariki? Jya uhakoza agatima wibwire, wibuke guhina amagambo, ahubwo va ku giti dore umuntu. Bwira umwami interuro yawe yo kuba uringanzamarumbo, ingurube z'ibicece z'ubwoko uzifite yivamo nk'inopfu. Umwami abyendera mu kirere aterega n'ukuri ko Mutembe gira uturangiriza idutunga, ubwoko bwazo aho wabusanze. Undi ati iyo ubimbaza utyo tukiza mba nabirangije kare kose, ndabikubwira usanga ari uko. Ubwo ugarukiye mu Nyakibanda nta mupadiri wahasanze, ubumiramiza burusha rubanda akaba ari jyewe umunyura heza. Ntabwo agereranywa mu mubyimba, izina yahawe ry'ubwo bwema bituga ngando riramukwiye. Nguwo utunga izirema ibondo, nguwo utanga izihaga umuntu, nguwo wagukiriza abantu akabaha inkuke y'uyu munsi. Mutara ngiyo yewe inama, aho utasanga amajoro mu nzu, ati iyo washakaga ubunza aho iri ni uko itunzwe n'abadatorwa, kuyikomeraho nk'abibakeka. Nyamara wanditse nk'ibaruwa kayiha umuntu akayigabana, ari wowe ndabona ko byashoboka. Majoro abyumvise arahuta, yakawinashyira ku meza, araruziringa afunga bahasha, baruha umuntu ngo ahutere ajye Nyakibanda shisha itabona kwenda indyohesha birayi. Nguwo umuvugo wa gatatu w'indyohesha birayi, agatabo kanditswe na Musenyeri Alexis Kagame. Tugeze mu ndyohesha birayi, umuvugo wa kane, urugendo rw'iyo ngurube kuva i Butare kugera i Nyanza. Ibambira umuhanda, imodoka zibura inzira. Ingurube iryohera mu misango, iya rwisumbura ku ntama, nkunda impogazi y'imihore, iya rusukirwa n'abo mu nzu. Isonera amenyo y'abayishiha, ikarusha isake gushya amahwane, igira imihore rutagugumba, igera no mu nda igahwekera. N'uwayiriye agaheza utubavu ntagugarirwe yabera. Umunsi padiri wayitanga yaje ubwana mukarihaze, ihaga amabondi ziba imihanda, mashoba zose zirahagarara, n'abadereva baracemererwa. Baravunura bajya ibuzungu kubasiganuza inzira yindi, kuko iyaba ifunze neza. Ingurube yuje no mu miserege bakaba batageza kuyikikira ngo iruhande babone umwanya. Arabibasubiza uwo mu rukiko atereka mwihima na se namwe, nta mihanda ibiri naharuje. Mpimba uwundi se mu kirere ari ukugira ngo mbone aho ndara? Nk'icyo kintu se nkigire nte? Ntabwo muzi ibirori byacu cyatumirijwe kubyizihiza, nanjye nzagenda ejo bundi ne gutangwa aho bagiketa. Nimugikurikire mwitonze, mwige intambwe nk'iz'abantu, aho kizishinguye muhaze kugeza aho kiri buze kurara, ubwo kiraseduka mu muhanda muhutere mujyi yo mwenda. Namwe mwigira ako gahinda, kirabagora iby'uyu munsi, ntawe uzongera kugitunga, icyo ni icyaduka kidahoraho. Ingurube igomagira umuhanda, ibuca ibitengu henshi cyane, ari n'ikizuru ari n'ibibari. Intambwe zayo ziranihurana, isi kiziteye iratengerana. I Nyanza bumvise imirindi, induru nyinshi zirasahaha. Icyo bikanze kikaba imvaho, icyo baketse ari ibihuha. Bo bikanze igishitsi cy'isi, naho iyo ngurube ari ibiteye, byanze guhita bararikenga. Babanga amatwi barahuririza, babazanya indi mpamvu ibiteye. Intumwa zikwira aharengereye, barayirabukwa iri mu muhanda. Bajya guhumuriza amashuri ngo nimukomeze kwiga inyuguti, mwe gukuka umutima bundi, kuko impamvu itumye bicika ari imashini yo mu Burayi igeze ibuhimba iva ku ngunda. Uko cyegera barashishoza, ya mashini ibamo igisimba. Bamwe ngo ni inzovu twabwiwe, abandi ngo reka mwitubeshye. Inzovu zisanzwe uko tuzibwirwa, nubwo nyine tutazibonye, nkenye zaguranwa iriye. Babona umuntu uturutse urwiyo, bamusiganuje arababwira ati ni ingurube nk'izi muzi, ihanitse urwego ijya mu ibondo, izibye umuhanda murabiruzi.
ababona nabi iri bubagereho. Ibyo biyikurikiye by'ibiyumbu si ibibwana mutabikeka, ni amamodoka yabuze akayira, zayigaragiye bugisesa, ubu zirahindisha amahoni, nyamara y'ubusa ntacyo yumva. Nanjye kuyicaho ubu mureba nuko ninyuriye iruhande, nca mu bisambu no mu ntusi, ndagota neza ngaruka hino, nza mu muhanda ndikomereza. Abayirebye bakitonze bahoze bagarura b'impunzi ngo nimugarukire aho muhinge, si igisimbaga banyabusa. Ni ya yindi yo ku rurembo abanyagikari bahezereza, bayitekanye n'utunono ngo ariyo indyohesha birayi. Ngo rero umuvugo wa 4 w'indyohesha birayi. Ubutaha tuzareba uwa 5 ugira uti urugendo rw'iyo ngurube kuva i Nyanza kugera i Kabgayi. Bakeka ko ari imvura, wahoze mu Buganda yemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara. Agatabo kanditswe na Musenyeri Alexis Kagame. Tugeze mu ndyohesha birayi, umuvugo wa 5. Urugendo rw'iyo ngurube kuva i Nyanza kugera i Kabgayi. Bakeka ko ari imvura, wahoze mu Buganda yemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara. Intamati hinda nk'inkuba zesa yarwitonganya mu gituza, ndata ingurube y'umunihiro mvuge ruhinda mihumeko, umunsi yobera abari i Nyanza ikamenya bose byabagoye. Izi nduga yose bayihinduru, ahanini igihugu gitangara. Ije mu marangara bibukundi, yungikiranije umunihiro bayikanga kuba umuvumbi. Igihuma hose bava mu mirima bagana mu ngo birukanka ngo batanyagirwa bagakonja. Abaseminari ubwo mu mashuri bakaba bameshe mu gitondo, bakora ubusa bararuhabwa two kwanurira imyenda mu nzu. Babigira ariko batangara kuko ihinda ubutaruhuka kandi byoko biseka hose. Abaje kwiga mu misiyoni imitaka yabo barayibamba, abandi birukira amabaraza, abenshi bogama ku mashuri. Ababuze ibyicaro batinze bakikinga nko ku ntusi cyangwa ibindi biti bigaye. Abagira isinde barayitaha, abanyamagote bayajya mu nda. Abatabigendana barasuma, no mu rutoki rubegereye amakoma yarwo barayakonda ngo nishoka bayikingire, aho igihimba n'umutwe byombi. Igihe bakiri muri izo mpuha, icyo guhamanuka abantu itimba, amaso yerekeye umuhanda. Abari i Kavumu na Kabgayi ubwo barashiguka ariyo bareba. Ariyamirira imvabuganda, asoza impuha yahoze ahimba ati nimurebe ngiyo tanki imwe nababwiraga ntimubyumve, y'Abongereza barwanisha. Sinshidikanya niyo rwose, ingamba zayo narazirwanye. Nuko ndebera kure yaho wenda nasanga ari rwanjye. Nimwegere irimo amasasu, yaba yendije kunyenda kuko ikunda abo yamenyereye. Murankingira itandeba gumye se murira batayizi. Iyo ntirwanira kabukwiri, irasa amabomboma ukayikunda, irasa imizinga ikica ibintu, irasa amasasu yo mu mbunda, irasa n'imyambi mwumve namwe. Irekura nk'ina hwiri hariya ikagwa i Buganda hitwa Singo cyangwa ahandi hitwa Cyagwe, ikica nk'abo mu Buremezi. Nuko mwigumiye mu byino, naho ibyo bihugu niyo gihera, dore ko ari iyo riterwa inkingi. Indaro zaho n'abakabirije ku byumweru ugira 8. Urebe tanki ko ari icyago, y'Abongereza bagira n'imwe. Iziri ya kabiri aho yabera. Nyamara kandi uko imara abanzi ntugaterererwe iyo ntindi. Igira Abadage kica 9, uwa 10 wundi ikamukomeretsa. Imyambi yabo bayirasa ikarora hirya igatomera, ari amageza yifite mu nda. Simbarirano murabiruzi. Za mashubizo zihomereye nizi ndege mujya mubwirwa, zimwe ziguruka iyo zibishatse. Abagore bose bagira imbabazi, bashika bikubitira ihururu, bashungera baremye inteko ngo yego mama iyo niyo tanki. Aho se batindi murayibonye? Yego mama twayibonye. Yaratubwiye uwo munyarwanda, twe tukamukekamo ibyo kubeshya, none ngaha turabibonye. Yayisobanuye uko yayize, yego mwana w'abazigaba. Yego mama iyo niyo tanki, yego mama iyo niyo tanki, yego ngiyo shenge ngiyo. Abagore bose barasizora, impuha zibashiramo idogo. Haguma yumvise aza kurora uko yagasanganiye icyo kintu, ati iyo siyo tanki barababeshya, ni ritungo tuzi neza, turarikunda aho se bagenzi. Uwo mufa wayo ushyikiriye ukawivangira n'ibijumba cyangwa uminjiriye mu bindi, birakuryohera ukabitsemba, wagira inyota ukanywa ubutitsa, ufite kinini agashyira ku munwa ngo yibihire atawumyora. Mutangare mutegereye, mutayikanga bikankoraho, iratembera igihugu cyayo, ntitugiyitaga ingurube burya, twayihaye izina ry'intore ryo kubindyohesha birayi. Ngo rero umuvugo wa 5 mu ndyohesha birayi, aho iri tungo ryakoze urugendo ruva i Nyanza kugera i Kabgayi. Abaho bakeka ko ari imvura,
uwahoze mu Buganda yemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara, mbese ari igifaru cyangwa se burende. Ariko nawe nyine mwabyumvise ko ari ukwifatira abantu bamwe batajya bagera ibwami babeshywa byinshi. Tugeze mu ndyoheshabirayi, umuvugo wa 6 ufite umutwe ugira uti urugendo rw'iyo ngurube kuva i Kabgayi kugera i Kigali itesha abatwara imirimo bagenda bayihatsweho. Mwibuke ko aka ari agatabo kanditswe na Musenyeri Alex Kagame. Inyumba iryohera n'amaso amerwa akicaho itabazwe, ndavuga izongesha abarebyi. Ngiyi ntamati ihaka abatware yarwikundwaho n'abasirimu. Iyo basamarira bayirabutswe yarwikanyiza abo batunzi. Umunsi hinguka i Kabgayi abo mu marangarika bakaza ipfa, yarahatinze cyane haguma akabya guhanga iyo nzovu amaso. Aritegereza aratangara, intege zitaha arazihebura. Atumiza igare ryo kujya i Nyanza kwaka uruhushya rw'i Nyarugenge. Baturarwakira ubusa cyane kuko isabukuru yegereje, mukaba mwarabihamagariwe. Ubu uhengeranije icyumweru. Ati narushakiraga indi mpamvu ngo mputera amasigamuyaga nyifatire ahagana ku Ruyenzi tujyanirane nyizihirije. Batese n'icyo uvuga mutware? Ati munyinjira iki muyizi ko ariyo ndondogoza abarebyi? Nawe Atanazi ari we Kanimba apfa yo kuyibona ibungabunga, iby'urwo ruhusa biramurenga, icyo yiringiye kirasohora. Ingurube ihingutse i Nyarugenge izembagira abakuru mu maso, habura uwibuka kumutota. Uwitwa Mfizi ari Barufonsi yari yagiye migezo nk'uko ubutoni bw'iryo tungo rinini burangaza bene ubwite, isaro utabahaye ibiy'ubusa. Koza imburagihe kwe n'imirimo abyizigura nta hazabu. Ubwete w'abakuru waragiye uhugira ku ngurube rubunga, ifata mu maso barahumiriza. Naho ubwo Semugeshi ibufundu asanga Rwitsibagura mwumva afatiye birasa hagana i Nyanza, bari ku kirari cy'iyo ngurube bamwingingira kubajyana. Uwo mu bufundu akaba anywa itabi ariyumvira bimara umwanya. Ubwo aribwira ati nibagerayo turayisangira barye byinshi pe nitubirije umugabane. Ashyiraho akengera abahakanira ati ibyo birangereka ko mwembi iby'iyi modoka mu kibibarirwa. Uko muyiruzi yiragatsindwa, igira amanyembwa aruhije ubwenge. Yumva abantu bayinjiyemo abatarigiye bikabahishura, ikanywa lisansi vuba na bwangu, igasara nk'iyasinze igahwera. Kazagomba kugura inshinge kaziyitera igahembuka. Kuyibashyiramo byabarwana si ibigeragezwa ku rugendo, yadupfana aho tuvugiye aha ikadutamaza bikadushobera. Icyakora mwantuma guteguza ndetse mukandika nk'ibaruwa ivuga ko mwaba mutahasohoye ingurube ikicwa mukiri mu nzira, nahabwe igaburo ryanyu ngapfa kugerekeranya ku ryanjye ngo ndore iherezo uko byagenda. Umuntu w'imfura byihase agashira inyota y'iryo tungo bita indyoheshabirayi. Wumvise icyanga cy'amagambo n'uburyohe bwayo muri uyu mwandiko w'indyoheshabirayi, umuvugo wa 6. Niba rero wanuriwe, ntabwo mvuze yenda ko wariye ku kaboka kayo, ahubwo ni amagambo ari muri uyu muvugo nyine. Uburyo imikarago ikaraganye ubuhanga budasanzwe, n'abayirimo uburyo basubizanyaga kugira ngo hatagira uzimba undi cyangwa se uhatanga undi. Aho bari batumiwe mu birori azaba ari we urya byinshi. Indyoheshabirayi, umuvugo wa 7. Mugabo wo mu mbira z'ibuzungu warwitahira mu Bahinde, ingurube iryoha kurusha byose yarwinopforwa 7. Nkunzi ntamati y'inyamitoshye yarwikundwaho n'abazungu, ahari mu ndigira isukari. Abanyankweto yarabararuye barayikunda byabashajije. Abatanirije bayirya ubwoya, amagufwa yayo ntibayatanga, barayajundika iyo bagenda, amatama yabo nahaturuka. Ije kuba icyaduka i Nyarugenge, abakuru bose barayishima. Ijyanwa mu nzu bimara umwanya, yanasohoka bimara umunsi. Ibyuma by'inkota z'indayi bihava byambaye umwisheke. Abakozi baho ko nabarabutswe, umwura batobye wari mwinshi. Ngo buki ibirori birasakabaka birasamaza biba urugera. Abakuru bose uko nababonye babyizihiza bari nk'ahandi, umutima wabo ukaba ku kantu. Isaha yegereje amashoka, abamadamu batuma umuntu aje arabarembuza baragenda. Ayo mazu meza barayataha, barahonongera mu bibanda, ibyo bifafari barabifunga. Nuko Rwitsibagura araza acira ifudika ari ku muryango. Uko yagatashye iryo joro ryabo, arabukwa ameza aho adendeje, yumva yirukwa mu birenge, umutima usaba ubugwaneza, umuhogo wuzuramo urugwiro. Inzoka yo mu nda isamuza umwuka igira ngo jorororo mu ibondo. Yumva hongobotsemo ibintu, agira ubukiri igitwa umunwa wose, azana udutwengera amwenyura, abwira abandi ati karabaye.
naho ubwo Rwampungu aratamba abona isahani ahingukiyeho arayivumerera uko bisanzwe ajya kuyihobera baramubuza barazigazigara rurera ahaguma akanya ariruhutsa amatsiko amweguye arora ahandi abona isahani ifukuye neza ifite urugara nk'urw'intango umufu yicaye agasarawureba abona wahindutse urugegeri asigaye yambere azawusanga birasata uburogo umwami ntabwo ureba ko iyo sahani ari iy'umuntu wo mu kizungu wize kera kuba umusirimu ntabwo wamenya kuyikaya ngo uyumvishe ko wayishegeshe yereka nyendegeye ubizi we kudondoza iyo mihore uwo mu bumbogo abita hirya atereka asezane ku rubanza none ntasirimutse nkawe iri tama njunditse rinigirije ndora rihwanye na karuvati ryama icyicaro ku ngurube simpatsimburwe n'abakweta nibwo umutware wa Nyantango yinjiye abakurikiye hafi ayihamya ijisho rurumirana ijwi rye rirangurura adatinya atera hejuru by'imvaho ureka iryo bamwise ry'impuha ati niyo nta shiti n'ingurube ntise amazi mu gihagararo nyamara yorosoye ubwoya itera ubwuzu bw'urukirigite ukabona usagutswe n'ibineza aho bayibyagiriye ku meza ukajya ushyugumbwa kuyagaza abo b'inkwakuzi ngo bahoshe abandi bose bizihira inzu babagabira intebe zo ku meza nta rugamba rubura intwari majora rwicara ku mukondo umwami ateka ijabiro ryarwo ababegereye mu cyubahiro babajya hirya abandi hino bari mu ruhushya rw'isangane mbona abasaza barimo nturo ujya basemurira ku muzungu ari rwo busisi nyir'uburiza dore ko acanganye muri byose ni umusaza wazungahaye majoro ati abasaza uko mbirora ntitubahatire guhumana babaha akayoga mu biro byanjye tubahasanga isaa 8 mutera tuntanze inama yabyo nari ntegereje kubivuga kugundira abanyamurava ukabakoreshaho iby'umuvundo biba umugayo ukomeye mu Rwanda ubu kuri ubu batera guceceka ngo wibwize ubupfura nawe ingurube bayinena bikabije bakirinda kuyihunza ari ugutinya amakuba kuri mwe uwo mu bwishaza arora hirya yanga kumva uko bamuhenda agira Simoni na Rwubusisi ati sinkunda ko bampeza paraye irindi zina kuri ubu iryo bampimbye Rukenyangurube gukenya inkwari narabizinutswe Kamuzinza akebuka umwami ati abasaza mubaha amayoga niyo bakunda bari mu birori nyamara ngo usengure nyir'u Rwanda ungabira imyanya ya bane muri bo Mutara ati imyanya sinyitanga kuko nshaka kuyikubira bamba umwami ntabwo agabura Kamuzinza agira ikimwaro ngo akikura zinga icyanwa akaragazungije mu gahanga ati nijye utegeka ubugoyi bwose ushaka itaba mpiye sahani majoro ati nturoga muhaguruke babahe ibyicaro bibakwiye natwe twigire mu byacu nturashaka uko yasubiza biramugora kebaguzwa arira yari yabonye ibintu byiza uko byakuzuye amasahani ubwuzu bwabyo bumurya mu nda akanwa ke kuzuramo amazi avuga mu muhogo hari ikiniga amaso azengamo amansonza arangurura ijwi arahira Kigeri atereka bwana w'inkubirana ndi umusaza nkaba mu byacu nyamara nkigimba n'ibyanyu sinabeshya imbere y'umwami sinaryarya abagabo ndundi n'iby'ingurube ndabivuyanga sinagenda wenda umfunge cyangwa wigirire uko ushaka igihe ataragusha bamwumva babona Rwabutogo araranganya afurekana umunyamwinshi bamusiganuje uko bigenze ati nahugiye ibyo kumva nturo sanga abantu waye isahani iriho imihoro iteye ubwuzu bayikururira kwa Rutsinga bampiye iriho intongo nkeya undi turapfusha ubusa amagambo kozemo kabiri indi biragaragara isa n'iyiriwe imbere yanjye karimo aterega karyabwite amada yafodotse n'inkeke ntabwo ashobokera mu rugendo ibyo bandembye nta kavuro umenya ngo ntereye inyuma yanjye wanjye rurira iyo sahani wowe ko imbavu zarenzwe undi aramusubiza ati watuza none ntengase mu idoma amatama yawe yo kwadahokwa ahora gutengarana iyo ugenda n'urwo rwakanakana ruje uranatubeshya si ukubyibuha uhora ubijunditsemo amarenga Rwaburindi rwa Bukamba na Bisamaza nyir'ubukamba baza buhanya batinze ngo mwatindiye iki bahungu bisari nkumahuta gusubiza abigira mu izina rya bose ngo twahangariye izuba ngo ridukamura ubuhage bw'ibyo twizaniyemo impamvu Rwa Bukamba temwe si wowe kubibabwiye se utabakinze none bagerura ibyacu ngo aha twijutse iyo mu menyo niba ari ibyo ntitwahoranye Rwaburindi azana igihama amira umuhoro atawukanje ugeze mu muhogo haba impatanwa asepfura cyane agiwe akajwiga asamba asumira Rwubusisi ibyo yamenyereye gufata inkingi iyo anizwe yicaye mu kirambi akoma igipfunsi aho byatumbye ingotera hokwa birururuka ingurube ihoro bityo butagarukwa igira ngo dumburi mu idomo ariruhutsa asesa amarira ati yambabaze yabigira ite ndayiheraheje n'ibyo bizi ubwo yegereye umutima wanjye ugiye kwicara hamwe mu nda nawe ntaganda arisehinga ati ndabitirirwa kurya ingurube ushaka kurora uko babigenza azana isahani ye mwigisha turayishuranwa bya gitutsi sinza koreza uko bisanzwe Rwamuningi ati wirata
amaboko ashigita ingurube igahora kugira ngo uvovore imihore ndayagusumba ijuru biruzi. Sinahoze nigisha amashuri nkaswe ibyangize karisimbi. Ubwo Francisco Nzaramba abona isahani y'ikiyuhize iriho ibitongo by'uruvuteri, afata mu maso abiroha mu nda, amagufwa n'umufa byorera ko nta ndamenya yasigaye bishiraho. Nuko Nyangezi aramubwira ati simbasha kuroha nkamwe, mbona mucuriranye ubudatuza, nkumva shengurwa n'intimba ziragusazira mu bututsi. Umuhogo wanjye ugira inda ntoya, icyanjye mwampura uruhushya mwese, kutwo nsaguye nkatujyana, kazitondera ku kiraro, kifatishiriza ibigori. Ereka namwe muri abana, ntawe uryoherwa ruha bwangu. Iyo ndi jyenyine nditonda, bahama ingurube nkagira ubwuzu, imbabazi ntege zikaba inyanja, ziruta za nyina wayibyaye. Namwe mwumvira aho bahungu, biniga bangikana na mbaraga, barushanwa bungura biratinda. Umwe abira intongwa cye mu muhoro, undi aruha mu nda uko byakaje, umwe abira ibyuya by'uwo murimo, undi amaze kwagirizwa n'impumu. Rwiyamirira ngo abigane, aranirwa cyane amarira araza. Ubwo arayura yaba imbere ye, ubusa hasumiye buramubisa, afata ikirere akanura amaso, agumya gusambira mu isura, agugura ku ngiga y'umuhore. Nawe Gitefano ngo amurebe, aratangira arirahira ati ko wabaye mu bafureri icyo gihe cyose wize ibihe, nahoze ngira ngo uzanyigisha, none uracyandirwa nk'abatutsi. Bidera ati birenganye umwana, ibyo kurya ingurube aracyabyiga. Umaze kurunduka nta kanja, ahirika bungura inka Karisa cyangwa akarura akanyangira, uko amira avuruganya iyo mihore. Nawe Karisa ati urabashunga, ujya kuba intyoza bigira interuro, aba yarabanje kuba mu Rweya cyangwa datasa hegereye, kuko nawe wahoze iwacu. Akaba nyamunsi yo mu mparage, akamira isatura n'amasirabo, amafumberi ntayanene. Yaba atumiriwe nk'ibi birori, akaroha ingurube nk'uko ndeba, akarusha isirimu kuhaba ingenzi. Kanyangira yanga guhigwa, ataho Karisa ntiwirata, izo washyikiriye ukazigiraho, si imiranga ngo usagurira jyewe utuye hirya yawe. Ntiwumvise nuko ndatwa, agira ngo mvuruganye iyo mihore, dore ngutsinze mpaka bareba, n'ejo utazanyuburaho imanza. Nuko akwegurira isahani, inyama z'ingurube barazagiriza, zipfa urufaya rw'itatabya, umuhogo ucuragira ubudatuza, usohoza iza mbere muri baroha, ugaruka kwenda izahirikayo, awugira rwajya awugira rwaza. Abakiza bose ngo uramutsinze, uri umuhanga wo kumiraza. Nawe Simoni wo mu mirenge, ategateganya ibyo yahawe, agira n'ubwuzu aravumera. Uko agira imbabazi akora isahani, ariko ata ku ntoki hato na hato. Abwira umwami ati icyo ntegereje urampubwiriza uko bigenda, dore Mikayire wo mu Busanza yize cyane mu bafureri, arabirika imihora adahwema, yanigwa kungirikanyaho ibindi, akaroha mu ndiyo bikagenda. Nguwo umwarimu nkwisabiye, ndumva nshaka kumwigana. Rwanafundi wo mu Rusenyi, iyo nyoni ishaje ikiri ishashi, izina yaryiswe ko riba muntu, ahaguta ubundi asa n'agapira. Nawe Karori ari we Rubayiza, ahabura icyicaro yatinze, asaba guhabwa intongo hose. Umwe akamuvungurira nk'akantu, ingurube isabika udutoki twose. Ahawe isabune yo kuyikaraba, ahinda uyizanye n'amazi, ati inzira yose ndibuzirigate, kuko naje nta gahamba. Rutamabwira uwo mu Buhanga, ati usaba imbari z'iyo ngurube, uzifate neza ndibukubwire, amazi ashyushye uri ku kiraro, bambe ndahuze uri bubirebe. Gashugi asubiza biseka cyane, ati ibyo anyigisha yibagirwa ukwe, n'igihe wabanje kubimutoza. None wibutse ubwo buhanga, umutima wawe mazi se uri he? Nuko rw'ubusisa bibonye, yati inzasaya zirakunda, inyama yidoma mu maraka hirya, umuhogo uhorahoje biracweza. Bateregura bikorana ubuhanga, ati nicyo cyatumye ndondereza. Mbanza intongo ipfa nkaritsirika, igihe ngiteganye iz'imihore, bose bamara kurya ibyabo, kabanukeshwa nkayikuza. Amiragura nka gatanu, Kamara aheta umushyishyito nyamunini yari yabikiye kwikuza. Uko yakawiroshye mu nkanka, isibo y'ingurube ikina mu muhogo, urwano narugiriye amakenga, ngo biratengukana bijyane, inzira yabaye agahombane. Nawe Mukarage arigata ibyuma, ahinira ku nkokora amashati, inzara z'ingurube akazumutsa, yanga kuzipfusha akamama. Ayo masahani aranayakomba, sinzi uwamubajije aho atwara, Gacinya asubiza byuvugishijwe, abihusha cyane abica iruhande, aturasha ikicu bivuza imvaho, iryoshyo kwayo ntumubeshye. By'umugabo abwira Kaberuka, ati ukwiye ingurube ifite ikinove, nayitangira mu gitondo, bukagoroba maze uruhande. Undi ati ndaguhebye urakanyanda, jye nayanzika mu museso, ko mu mashoka inkono nka yeze. Murega nshora abwira Katabarwa, ati ifite aho yandutiye ibitariyo, uyimaze itera umunwa uburyohe, ibyo ukabigendera bigatinda. Undi ati nagira ngo ntiwabibonye, cyane cyane iyo ugize Imana, mu rugo bose bakayinena, ukayibumbaho uri rukumbi. Nawe Kanoba n'ubwo arashega, agira Munyaneza w'ibuyaga, ati ndadukomeze turohe mu nda, dore muganga ari butuvure. Undi ati muganga uyu w'umuzungu yandusha ubuhanga bw'ibindi, naho ureke ubw'ivu turi Nyarwanda.
aho nacumbitse namenyereje naratatishije sinahubutse ibigega byaho ni 5 bishya imisoto nayimenyereye kera nawe ruhorahoza ngo ayihage inda yimusagukira mu menyo agira butare uyu Godifiridi ati yiko ari uburiza toroyeho izo mu ishyamba birutanwa bite undi ati yishyamba ibuze bitoto igira n'umwuka nk'uw'impongo imibi yakwaganya wahaze ukabutuza urushyamba shyamba undi atenda akora aha ubivuze neza iyanjyanya agatima kose nawe Fideli wo mu Bunyambo ahaza abangamiwe mu maso ari iby'umuhimba ukunda injome akanga kwica inka z'amabere umwami ati dore uwo Munyambo uneniye ingurube tugize imana amata ari hehe akayagotomera ibyo bibabwira yica ijisho injome bayitumiza uwo mwanya umufa w'ingurube bawucuriramo ngo bamuhereze ntiyareba akubita ku munwa rurumirana twumva birohana inkubiri bivuga ngo gorogoro mu nkanka bibura usuma umuhogo wose acurira hasi yo mu kizenga ati amata y'ina rutaye iwacu muranywe nk'ayaho kurya ingurube mwabikomeza mwahumana giti mujisha agenda arata inka zahumujwe amata nk'ayo rwigemera ashize inkubiri akora umukandara aradohora agateba aragashikamira uko ari ati wabwira amajoro ijambo wenda twari inka tsotsobe agabura indyohesha birayi ngibyo rero iby'indyohesha birayi umuvugo wa 7 igeze i Kigali mu birori irabitegurirwa umwami n'abatware bayikikiriza ku meza hamwe na bwana rezida muri make ni uburyo bayisangiye bayicuranwa tugeze mu muvugo wa 8 ni nawo wa nyuma mu mivugo igize aka gatabo k'indyohesha birayi kuko kanditswe na Musenyeri Alex Kagame uyu muvugo wa 8 uragira uti ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibiribwa bindi uragira uti ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibiribwa bindi hari uwakeka yenda ko yagombaga kuba yaranditse ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibindi biribwa nabyo byashoboka ariko nyir'ubwite yihitiyemo ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibiribwa bindi ingurube ivura inkono kubiha ikagira ubwenge bwo mu bitekwa yarwiganza mu misiyoni ntiyo indatwa yo mu bibagwa ize mu rusange rw'abadutwara ikundi iratwe muri rubanda ivana intama mu isafuriya ikura isake ku isahani ineshe n'inka yo mu batetsi amahene yose ave mu bikari ikuba ibyo bihugu ibikigenge ivangwe n'imiteko y'imyaka igihe kuryohera abanyarwanda nirutsira ikabubihe ikabutsura ikabutsinda ikabutsemba ikabubumba nirubumba abatetsi rwikunda ku mbehe rwiganza ku myunyu rwigenga mu bikari ruhatunga burundu rwikebera iyo fasi ikayitunga nk'umwami ikahabumba itavuguruzwa niruhonjoka gitware rwizihirwa n'ibondo impoga zirubunga yarutengerana ngingo imvuruga bisogororo yarusagasorori n'inyumba rwabunga yaruvungiza bijumba niruteturura abagore b'impumbu rutuburira bibutse gucunda ruhimbaza abakikije ameza rutavugisha impuha abo yaryoheye mbere rutetereza biratana inyama zindi rusendereza amasahani ukabikunda rukorerwaho imisango y'isabukuru rutumirirwa abazungu iyo bava rutera icyunzwe cy'uburyohe rwinopforwa n'abahinyura ibindi rubahaga umubyimbo ukaguka rubatera umudigi inkwanya-maturi ubwato rutiza amashyamba ikaba inaturuka kureho ishyanga ndaribanje izina ry'ingurube izajya iratirwa aho yabazwe yitwa indyohesha birayi ngo rero umuvugo wa 8 usoza indi mivugo 7 yo muri aka gatabo indyohesha birayi ka Musenyeri Alex Kagame uyu muvugo wa 8 ni ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibiribwa bindi ngibyo rero iby'indyohesha birayi mwumvise nyir'ubwite wanditse ako gatabo k'indyohesha birayi ko yasobanuye aho izina ryaturutse wowe se urabivugaho iki umaze kumva iyi mivugo yose uko ari 8 mbaye mpiniye aha nanagushimira cyane ko twabanye muri iyi ndyohesha birayi guhera ku muvugo wa mbere kugeza kuri uyu wa 8 twari turi mu buryohe bw'imyandiko twiyumvira icyanga cy'amagambo agize ururimi rwacu rw'ikinyarwanda twarazwe n'abakurambere bacu badutanze kubona izuba muri uru Rwanda rw'imisozi igihumbi naho ubutaha mwari kumwe nanjye Jides ariwe Jean Daniel Sindayigaya ciao ciao Nyingi nanga
ndetse n'imishayayo, imirishyo n'imihamirizo, ikinimba, imigani n'amahamba, sakwe sakwe ntizibagirane, sakwe sakwe ntizibagirane.